Ikisigaye bibera muri Bibiliya ra. Nibyo bimfasha. Nikigwaga henye. Nibyo bimfasha. None se bimeze bite? Gute uyu munsi se ntabwo uri bunsubize kuri cya gitekerezo cyawe nakubwije ubu. Njye uyu munsi nawo hariho gusenga. Urumva ibyo bintu utabigaruye. Makanya basi. Makanya mve mu gihirahiro nsigaye mboramo. Ngo bakanya. Ariko ko nta kintu nakwinye, ko nta kintu ntaguhaye, ko wansanganye isi. Ufite ikihe kibazo koko gituma ukomeza ukamera nawe bene akakagira. Urabigaruye kandi? Ariko se urumva koko hari ikintu kibimvuze. Icyo rero cyaruta byose niko nakigira mu butaka nkigira gusenga nibyo byama amahoro. Kuko ndumva ntashaka kugomeza kumva amagambo uri kumbwira nkayo ngaho. Rwose mbabarira nta kintu nakwinye kandi ntacyo nenda kuzakwiba. Sibyo? Mfite ibintu byinshi byo kuguha, mfite ibyiza byinshi mu mutima wanjye. Sibyo? Mbabarira n'ukuri kw'Imana ndakwingiye. None si yo Mana usenga nayo ko yigisha abantu gukundana, Turabanza tukayikunda ariko ibindi bikazanya. Ibuka ibihe byiza twagiranye. Wongere ungarure umutima. Ze twagiranye ibihe subundi. Biriya ntago byari bihagije. Ubwo reka njye kwisengera aha tutaboneza sakana. Allo? Bite munyu? Tabara ka kazi kawe kabonetse. Wari uri kwerekeza he? Ntari bino n'amatabya y'amavuta nimba wari uri kwerekeza hafi yiwanyu. Tabara rwose ewana dore igihe nakubwiraga ngo nkufitiye akazi ukagira ngo narakubeshye ntago nakubeshye. Uzane na bya bikoresho naguhaye kubera ko nundi ugiye kundindira umuntu. Oya nta kindi uritwaza ntacyo. Wewe gusuzana imbaraga zawe. Ariko se amafaranga sinakubwiye. Oya ariya nta kibazo. Nta kibazo rwose. Ahubwo banguka vuba ndi mu rugo ndi ndanyenyine. Mwereke umuntu rwose untabarira ewana umundindire kabisa. Tebuka. Sawa ndagutegereje. Karibu. Nahindi mo ntembera naze ngo ngiye hehe urame magana ntaye numva uri mumeze nk'umuntu urimo gutabara cyagenze bite Ubu ngubu rero sinakubwiye ikibazo cyanye n'umugore. Umugore wanjye agiye mu butayu. Biruko nyine umubwira cya kibazo mwahera kandi uko agiye niko agaruka ameze. Agenda arakaye akaguruka noneho yijimye bya uvuga ngo agenda ari ingona akagaruka ari intare nabi. Icyo nshaka rero kugira ngo umusangeyo umundindire. Nkeka ko ashobora kuba hari abandi bagabo bamwinjirira nsimbimenye. Atari abandi bagabo akaba afite abantu agerayo bakamumerera nabi ku buryo bituma agarukana umunabi. Mbese mukanya urampamagaye urambwira ngo umuntu biki akuse ndamutsinda kuko ni umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Nese wumvaga hari umuntu turi kumwe ku buryo yakunda n'imbuta zisigaye zumva use kugira ngo mbanzi abari gucaracara hano hanze. Ese kumurinda kumva noneho hagize umuntu wumva ndindisha umugore wanjye yahita avuga ati byacitse kandi simba mbishaka. Nese kumurinda
kurinda umuntu ugiye mu butayu kwisengera urumva bihuriye n'umujinya ahorana buri munsi byanze bikunze birahari kuko icyo dupfa umva nacyo hari abagiye gusengera ariko byanze bikunze ashobora kuba afite izindi misiyo itari ugusenga ese waraperereje usanga koko naperereje niyo mpamvu nawe nshaka kugwa akazi urabizi ko ngiye ntabwo kwirwa nibuka mu nk'ibyo ntawe nabibonera umwanya abizi nyine njyewe ndo kwizerwa ati mubizi za bote naguhagushije ntabwo uzizana ese nyine rega wowe narasena ese nsubire mu ngangi yanjye umuntu amamagaye byatari iruka atabaza ndavuga ni rero kugira ngo nsubireyo ukomeze kose reka ngende ngerageza ugumye hagati nkurebe ikindi gikoresho witwaza ntabwo wapfa kujya mu ishyamba ntabwo wapfa kujya mu ishyamba gutyo sha nawe ba wateguye ntabwo wapfa kujya mu ishyamba gutyo ndamuvutura umuntu ndabona sha kambe ngaranditse ahangaha uyu munsi nta kazi tu ariko uzambeshye nkabaye ahubwo njye ntabwo nshaka gutinda gira ugende wihuse yagiye ubu nawe agiye mu kanya harya ni hahandi muri bya bice by'ahahandi hepfo hahandi ahantu hari agashyamba karinganiye kije nabonye n'ibitare nanjye nigeze kugerayo umunsi umwe okay noneho rero sante sana for giving me a job again wagaruka amafaranga yari kwidirishya urabizi sikakundise ukweza kuri phone nakamenya agafone mwana sorry ntari asante ariko mwana kuvuga ngo ufite byose ngo uratuzi neza ubu ko kuranze ibibazo byose muhura nabyo urabizi mwana waciye inzira aho zitari ndangiye ko ari hano harira nigire hepfo hari ndebe ko ariho tu Neri Neri wiyizi hano ahangaha hajya hamfasha ni byiza mu buzima sha urushije naje ndahagusanga bicaho gato se cyangwa se ngomba wicaho gato yanga reka nihagaraye nta kibazo ese nubundi nubwo rega mfite amafaranga tugomba kubanza kubasaba burya guhagarara hejuru y'umuntu ntago ari byo rwose nandi mu ntembera hari akazi mfite hariya hepfo ko guterura imizigo akazi ko guterura imizigo da yego ko nkamazemo iminsi yego ko naguhaye akazi urakanga none ujya guterura imizigo ipfiriye yego nyine wampaye akazi ariko buriya hari ikintu ntari nakabonye hari ahantu hari mu iduka njya kugurira amagambo nagiyeyo nsanga batari amagambo nese ntawampaye akazi ko kuganira nawe nagiyeyo rero mu iduka njya ngurira amagambo nsanga batariyo cyangwa sha batanga avansi ukaba warayibuze oya shira ngo se amagambo ntago yagura amafaranga menshi kaba atari ikintu se gishira uraza mukaganira uburyo waganiriza umuntu akishima niyo yaba ari muri situation mbi gusa kudaseka duseka gutya ubundi iyo umuntu yarakaye sibyo reba hano ukuntu babigenza iyo umuntu yarakaye reka mbigukorere oya umuntu yaje ahangaha ntabwo aba yaje guseka reka ariko ugiye uri kumwe nanjye ntibura wakwibagiza ibibazo byose biri mu rugo nahise ko naguhaye akazi ngo ujye uzunganiriza unansetse kakakunanira reka nshobora no gutangirira ahangaha ahangaha se niyo mpamvu ubundi wowe nujya urakara reka nkugire inama sibyo nujya urakara ushobora kuba mpari cyangwa ntahari sibyo ariko igihe mpari nzajya mbigukorera humura
wowe n'ujya ubudahari ninjya mba ntahari ngewe naho mba ngo ninjya ubudahari uzajye ufata umunwa urambure gutyo uzajya uhita useka nukuri urugero ngaho rakara turebe gutyo izatewe ziko buryo utashobora kurakara buriya washobora kurakara ugatukana n'umuntu mugatongana ntabwo byashoboka nibyo nakubwiraga wahita ufata umunwa ukagera gute waretse nkakwereka ukuntu uzajya ubigenza nabonye gusetsa urabishoboye akazi ndacyagakora ubwo rero reka ndebe ko nagira sibyo ariko rero hari ikintu nshaka kukubwira ndacyakubwira inzira se nawe ugize igihe ahantu ahera ahangaha nari ngiye hepfo iriya wowe ahangaha niho kera abakecuru bazaga baza guhamurira imiti nta muti wandusha yewe ntabwo njya mpamuza ndi umwana w'Imana nanjye dore ubu nari ndimo ngenda ngiye hepfo mu butayu umugore wanjye yaramutse afashe Bibiliya ngo aje mu butayu bya bibazo byanjye nawe uzi yeka ko atariho abagiye harebye ndavuga nti nsigara mu kangaratete ndavuga nti byanze bikunze ngiye kumukurikirana ndeba ahantu abagiye nese ubukeka ko agiye he nahise nk'ubu ngubu nohereje na Munyurwa ngo ajye kumundindi aho rero umuhungu ntabwo wapfa kubizera reka ngereyo ndebe Munyurwa ariko nzi ko yitonda nanjye ubwo bwitonzi mbumuzi ariko reka tugereyo turebe ndabona tugiye gufatanya n'urugendo turacyamanukana se none se ugira mpagaze ahangaha bapfa ahubwo reka tugende reka tumanukane ntange Sir Amerika wahangayikira sawa mubyeyi we niwe ahuye n'ingorane pe cyore zane abebereya zane bera nkwereka aho tuyishyira ariko ubundi ufite fosete zingahe ni kamwe naka ngaka ndebana rero reka nkwereke kugira ngo ugire ebyiri nzafata icyuma mfumure hano uhita ugira tubiri urumva sindaba nkoze umuti se nicyo kintu nashaka kukubwira ngiye ntabikubwiye kandi nabibonye cyane da ntabwo nkubeshya ubundi rero wowe ukuntu uteye ubundi umeze nka marayika urimo kugenda muri karitsiye icyo gihe abantu bose bahita bagira umugisha ubundi ngewe ngutatse bwakwira bukongera bugacya n'ejo bugacya ntabwo nkubeshya bo rero wagira ngo nari nibagiye iyo ngiye reka ngereyo ubwo akazi nako ndaje nzajye kuri wa muntu ndebe ko rwose ndi bumubone kuri butike y'amagambo nzaza nkubwire ndakwizere akazi nzahita nkatangira asante sana wabibonye basi ntubyibone ntubyiyumviye ubonye umurinzi wohereje se nzakora iki ko wabibonye yabaye nka wundi ngo waje wisabira ubu se nsabe kwisubira mu busibateri ntambwira nawe ariko n'ubundi uburimo urabyiboneye n'ubundi uri umusiribateri wabibonye ukuntu yitereteraga nawe uzi ko Munyurwa ntarinzi ko biriya bintu yabishobora nanjye ndumiwe burya umwana w'umuntu arakazi nabitekerezaga sinabitekerezaga wowe rengera umwana w'umuntu avuma
ziko yamenya gutereta nawe amenya gutereta arabizi Eh? arabizi ahubwo aranarenze maze neri nawe yahengetse agasaya ukuntu yavuye mu rugo areba nk'intare Bibiliya yayifashije hasi ishyamba ntabwo ari ubutayu ubusozi zeranda ntago mbizi pe uzajya uza umwirindire se ntago mbizi icyo nzakora nzamukubita ishumi se byakunda waba umubujije uburenganzira bwe kajye kubyigaho tu genda ubyigeho nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera Bitese Yes. amakuru se Ni meza. Dizo arahari se Kuva nawe uhari. ese ko namushaka Wamushakiraga iki? hari ikintu nshaka kuganira nawe Undi se wowe uruwahe kumbona nakuze. nanjye Diva ni umwana twigana nagira ngo hari ikintu nshaka kuganira nawe umbwiye Ese niwe mwigana? eh Mama yaragushakaga. Ufite telefone cyangwa umenya? telefone ndayifite Kanyenza n'agakazi. Kirabikire. akiri Ndaza kuzimuha. None se Diva wamushakiraga iki ngo nze kuza kumukubwira? nzagaruka kumureba ubutaha Nta kibazo. Bamapya nimero za wa muhungu. Uhe? Wa wundi Diva yakubwira. Muhuriye hese? Duhuriye hano hirya arambaga ngo Diva ariye ndamubwira ngo nawe uhari. Tamwaka nimero ngo nze kuza kuziguha muvugane. Okay, kuki utageze hano? Buriya yari afite gahunda nyinshi y'ubutaka. Ndibuze kuza kumuhamagara kirazinjyaniye mu cyumba ku meza. sana gatebe hano tube tuganira se mwana wanjye se ngubu tumaze iminsi tudahura ngo tuganire ujya kwiga nanjye njya mu mirimo Yego mama. aka niko kanya mbonye ngo tuganire tuvuge no ku bibazo byacu Ndishimye cyane nanjye kuba wifuje ko tuganira. uzi ko burya Munyurwa nakubitanye na Jamerique ambwira ko yamuhaye akazi Kagira inkuru rero yabonye akazi Munyurwa. yamuhaye akazi ariko ubwo nari ndimo manuka njya ahantu duhurira na Jamerique nawe ngo ajya kureba ngo aho yamwohereje ahubwo se kutambaza akazi yamuhaye Nibyo nari ngiye kukubaza akazi yamuhaye ngo nako kumurindira umugore kumurindira umugore ngo yagiye mu masengesho ariko Jamerique yarasaze ko noneho rero burase Munyurwa azabishobora noneho rero yagiye no kumurinda ubwo twarahamanutse bari nkahariya natwe turi nkaha nani Munyurwa afite ikibando tubona agishyize hasi agiye guhungura umugore wa Jamerique agiye guhungura ariko mwana wenda asetse koko yagiye kumwitegereza Jamerique nawe akambwira ati ko ndeba nawe ntamwizeye mbese wowe wahaye umuntu akazi utizeye reka yenda buriya ni nk'icyamukiza reka turebe ariko mwana rero nanjye ntegereje kuzahura na Munyurwa nkamubaza ibyo yari arimo akora kuko nsanze ari ukumukorakora bisanzwe by'ubukubaganyi yaba ari umwana mubi yasaba ko tuzamuhindura ariko n'ubundi mama narabikubwiye Munyurwa ni ikirara ariko kuba yarabigenje kuriya ntiwamenya impamvu ntabwo ari ikirara ahubwo buriya ntiwamenya icyo yashaka kugeraho reka nzabanze mubaze nzakubwira uzamubaza ariko ngenzi neza yuko Munyurwa ari ikirara ari umwana mwiza ntabwo wahita umucira urubanza nzabanza amenye ibyo baganiraga kuko ikibando cyo yari yakirambitse hasi mbona arimo amukora ariko mukora na Jamerique yarabibonye ndabona ngaho rero bintu byadutse se kuri Munyurwa ni ibiki rero ntegereje kuzabonana nawe nkamubaza ibyo yari arimo akora n'akazi uko yagahawe
ni byiza kuba yarabonye akazi pe ni byiza ibyo ntegereje rero naho ubundi mwana wanjye ntabwo umugambi wo gucyura Munyurwa mu rugo twawusubika kuko Munyurwa akeneye ubufasha bwo gushyirwa mu mico myiza y'ababyeyi n'iy'abana barezwe neza. Mama uzamuzana ariko nzi neza yuko Munyurwa ari ikirara tutazamushobora. Oya tuzamushobora nta kidashoboka. None se mama wari umeze ute? Maze iminsi njya ku ishuri tutaganira. Nanjye nkubona mu mirimo mwana wawe. Ubu rero ndishimye cyane kuba tukureba nkabona uri n'umushyitsi. Ariko mwana yanjye baba nanjye nari ariko mwana wa mba numva nagira igihe nkicarana nawe tukaganira tukishima tukanezerwa. Yego mama tuzajya tubikora cyane kenshi tubikora duhugurane mu bitekerezo. Reba ubu ngubu ubwenge bwanjye ni nk'abo nabuguha. Ni ukuguhugura nyine tukicara tukungurana ibitekerezo mwana wawe. Nicaraga naba nkeneye nkakikubwira. Dore ubu ugeze no mu irera ribima. Irera ribi? Irera ribi suzi icyo ari cyo. Oya ntabwo ngiye. Ese ntabwo umaze kuba umwangavu? Iyi tujya tubyiga no ku ishuri. Nkeneye impuguro z'ababyeyi ko abangavu bifata. Mwana wa ujye umbaza. Mama ngiye kujya nkubaza. Ntuzabe intabazirira ku muziro. Umva ngiye kujya nkubaza twicare muri salo yaba twicare nkubaze ibibazo byinshi. Gusa ntuzabura ibisubizo. Mwana wa ni byiza. Umva ndabyishimiye. Niyo mpamvu numva na Munyurwa twamushyira muri gahunda y'abana bafite umuco kugira ngo nagira Imana akabona n'ababyeyi be umwe muri bo yenda cyangwa bose bakaza bazasange natwe twaramuhaye uburere bw'ababyeyi bafatira aho bigereye kuko umwana ntago ari uw'umuntu, umwana ni uw'igihugu. Yego mama bikunze rwose tukamwigisha akaba umwana mwiza byaba byiza kandi n'Imana yazatubona. Uzi ubu ngubu tumwigishije tukajya tuba nka musaza na mushiki. Yego shawe umva byaba ari byiza cyane. Akagufasha n'uturimo akajya mfasha uturimo bikaganira tukanaganira. Yego mwana wa yewe Miko bravo amakuru ki? Ndeba wiruka cyane. Bite bya? Nahingiye pingiyi. Nakerewe cyane nahingiye ku kazi nyine pingiyi mu kabande. Nabonye Amerika yaraguhaye ka kazi. Yarakampaye. Ariko nyine bya bindi by'abakire nabyo bikazamo. Ariko nta kundi nyine ndagerageza kugakora uko nshoboye. Nese kari akazi ntako kurinda umugore ngo yagiye gusenga. Cyane kubera ko atajya mwizera cyane. Yahisemo ko ndi kwahagira cyane. Yahisemo ko nyihanganijwe ntago ari kuza neza ariko urabasha kunyumva. Nene ikibazo ngo ntago ajya yizera umugore we cyane kubera muri iyi minsi ibihe byahindutse. Ubwo yahisemo kumpa akazi ko gukurikirana uko abameze no kumugerageza nyine kumushimisha kugira ngo ave muri mood mbi. Nibyo nyine niko kazi nkora buriya buri munsi. Yewe rero narahanyuze. Ntago wambonye. Reka nahuriye na Amerika ngo yaje kugucunga ngo ko wamurindiye neza. Akasira mugabo koko. Ubwo rero narahanyuze. Nsanga wari ufite ikibando ukirambika hasi ubona urimo uramuhungura. Wamuhunguraga ibiki? Buriya se aka ni buriya urinda umuntu ugerageza no kuba wamurinda n'ibishobora kumujyaho n'akantu kari kamugiyeho atarimo gukabona neza. Niyo mpamvu nabigeje. Buriya se iranshuro uzayishobora? Ntacyo ngiye ntakora kabisa. Ubu nyoko buje azajya ajya gusenga arambike Bibiliya nawe umuhungu urishishe cyane sakazi. Yego kubwo se shobuja bizamunezeza. Nese cyangwa sakazi iyo urinda umuntu ugomba kumurinda mbese niyo yaba ari kisi.
agashishi kamugiyeho urabizi agashishi gashobora kumujyaho kagahita kamuruma yaza afite ibisebo kwibaza umugore wanjye yabaye ugomba kugatangira mbere yuko kamuruma rero byari byancatse se Munyurwa iriya mico yayikuye he aya nta bindi birenze bibi buriya babyita gutumika akazi neza naho mba ngiye fingi ubu ngubu mbese n'inkweto uzajya uzifunga ibintu byose ubikora n'igitenge se uzajya ukimukenyeza buriya niyo rase yavamo yambaye inkweto zifunze nakwemera nkayifunga n'igitenge ukimukenyeza ntacyo ntakora ngiye kugira ngo umuntu abone ko Amerika nawe yatetesheje umugore buriya se koko ntibizagera aho bimucangara nta kibazo kiba kirimo ikibazo kiba kirimo natajya mu bintu byo kwipanika by'abakire b'iki gihe birumvikana ko nta kibazo azabigiramo nta mugore nawe yarateteshejwe ariko iyo umaze kuvumbura ngewe iyo umuntu yize mbere yo kurya ntabwo amasomo yafata neza gute uzacunge nimugoroba bamaze gufata nyine agafunguro nawe urabyumva ntabwo uba nyine ugikora neza wumva imiti byose ingingo zose ubwonko noneho bivanze kwiga ariko hari ikintu namaze kukuvumburira mbere yo kurya nzajya mbanza nkoreho mu wakibampaye niko none se manze nkubwire iyo uriye uhita utangira ibitotsi bikaza ugatangira gushaka gusinzira ibiki aricyo bintu umaze kukivumbura ntabwo nimugoroba ntabwo umuntu ajya afata amasomo neza nk'uko bikwiye yego mu gitondo buriya niho umuntu afata amasomo nta kintu yigeze afata ugenda agatima kari ku masomo ukagenda ukayamenagura ibizamini ukabitsinda ngoze wakiga utariye kwiga utariye iyo ushaka kugira ngo iyo ushaka ikintu ngo iyo ushaka nk'uryama nkayo yego uryama nkayo none se imba ushaka kwiga ibyo kurya ubishyira ku ruhande ukagenda uhatana n'amasomo utekereza ngo ejo nziga iki ku buryo niyo ugeze mu cyaro tukimena ukagitsinda uzi ko ari byo koko leta rwose ukagitsinda leta ikakurihirira sinabona uko nabikubwiramo iki ni igiki wambaye nk'aka bakita bandana kuburasitanye n'ubusongi byose bivanze uzi ko nungutse inama turaza kubwira mama tujye tubanza twige mbere yo kurya nibyo ngo tuze kumubwira ariko se kamubwire iyo uriya rwose nibyo byiza umuntu agatsinda amasomo ukayatsinda ukiga ugatsinda guhera mu wa mbere ubu wa mbere ukagera muri segonderi abo wa mbere korufayire muri iyi minsi twaraburanye mwana yanjye we ko reka nze muhamagare tuvugane ndamwumve kicamo nciyemo alo Rafayi amakuru se ako muri iyi minsi tuburanyeho wabonye akazi se wabonye akazi wakabonye he ni byiza cyane none rero sizi ikintu uragira ngo nkubwire nk'umuntu nyine twabanye nagira ngo nkwisabire udumbi veni twa mitiyo nyine iyi nyine n'udumbi twa veni nagira ngo ngure kugira ngo tujye tunavugana ariko iyi nari ariko hari n'akandi kantu nabonye nagira ngo ngure banciye nk'uduhumbi 100 twonyine ako se wowe ngo nayo ufite ako se umuntu w'umugabo ufite ako kazi akorera 5,000 ku munsi mbega wowe
ngo uzayabona ngo nuyabona uzanyoherereza. Sawa nyine ubwo ninongera kubona amayinite ndakuvugisha. Sawa. Akorofayire nawe mana we aransekeje kweri. Ngibihumbi 5 mu minsi 5 usakorera 1000 ku munsi. Nari mbonye mbibwira. Ayo wenda mukatiye. ubwo maze kubona ibibuti bigeze hariya rero ndabona gahunda ari kuzana amatungo tugatangira tugakora umushinga. Keka mamagara uyu mungu ahubwo azizane. Ndabona gahunda ari iyi. Okay. Alo? Biteze? Uri mu rugo? Okay. Mbamenetse kumbwira ko waje kundeba ukambura. Nimero wasize narazibonye. Okay. Ahubwo ikibuti ndabona kigeze kure. Nzanire ebyiri zo zenda kwima nizo nkeneye. Igipfizi ntago cyabura. Kandi nabwo tubonye nubwo tugikeneye waye tukituzanira. Reba umuntu kuyoboza aho ngaho ndamwishyura nta kibazo. Okay. Oya nawuze. Ugomba kutubwira uko tugomba kuzifata neza. Okay. Ndahari nta kibazo, ndahari murahansanga. Sawa. Okay. Umushinga wacu wademaye. Akeka bimeze bite kumbona nituriye. nk'ibiri ikindi kubona ahangaha. Biri maze iminsi mbona utameze neza. Niyo mpamvu nakubwira akantu ngo tugasangiye turebe ko twanezerwa. Wibutse kare. Reka ahubwo ngakundure tugasoma noneho tugasangiye. Sheri, ryoherwe ku buzima bwawe. Mbese ubu rero wazanye ibibi ntagazi ngo ni ukujya mu nda ncishe make. Umva ibi bintu simbishaka imbere yanjye. Ushaka iki? Ahubwo se ufite mbwira ikintu ushaka aba ari cyo nkora. Se njye kuzana zahabu nzane diyama se. Ariko icyo nshaka ibi byose kubikora ni kubikora ngamije kwishima. Njye gushaka boutique nakuramo ibyishimo. Ashu kera ko wahoze uri umuntu mwiza umwaniriza duseka byahindutse biti. Wanyakiriye nagize ngo wanyakiriye ku mutima no ku mubiri. Ako nsigaye mbona ku mutima ntariho. Shusho waruzi ntagakira ishusho. Urabyumva neza? Se mbigenze. Mbaye kandi ntakireba ibintu imbere yanjye. Sheri, wahindura umutima ukangarukira. Ngerageza gukora byose ngo umererwe neza kandi wishime. Kuki urushaho kurakara no kumbabaza? Sheri, ngaho basi nyitaba nkubwira icyo nshaka kukubwira.
nta n'akanya k'isegonda nshobora kuguha nta n'akanya k'isegonda nshobora kuguha ko basi reka nongere nkubwire ka kantu nakubwiraga kera sheri ndagukunda uzareba abandi ujya kubibwira gusa ubu kuba wumva utambabaza uba wumva utambabaza koko ibyo nguhaye urabyanga none se ubu uragira ngo uzicwe n'inyota wicwe n'inzara bakubwiye ko iwacu ari ibingibi biturera n'urukundo rega ndarufite harabura iki mbwira ikintu kibura ntishakishe se koko nzakora iki ko mbona uhorana agahinda ntashobora gukuraho mbwira nzakora iki ni ukuri kw'Imana ngewe buriya rero mbura n'amagambo mbivuga kuko ubona urakaye ubabaye ntazi icyakubabaje mbura amagambo bivugamo ni ukuri kw'Imana kandi ngewe ni ukuri kw'Imana nta kibazo mfite ujya umbwira ngo ugiye gusenga iyo utagiye gusenga uba ufite agahinda ese iyo wagiye gusenga byibuze nta n'ihumura ukurayo hari igihe ugenda nzinguragaruka umeze neza ariko basi hindukira undebe wongere umvugishe nushaka umbwire nawe ariko umvugisha agahinda gashira siko bimeze nko kumena amazi ku rukoma ndabigenza cyane kuba uzagejeje amahoro ariko uriya mpungu uzinjoreje wowe uramuha n'igihumbi kuko nta kibazo amafaranga arahari aka ngaka ariko uri kubona ko kakiri gatoya aka ngaka ni ukujya ugahata ibiryo cyane ntabwo zigoranye cyane ariko aka ngaka ko karya cyane kurenza iriya ubwo nzakwitaho nkagaburira byinshi aka ngaka ni ukukwitaho iyo ntabwo bigoranye cyane gusa iyi ngiyi ikunda amazi cyane hano kuyiha amazi ibyatsi byo nta nubwo birya byinshi ariko aka ngaka ko ko nta mazi ushaka ahantu ayihorera wajya umbonera isoko ry'ifumbire isoko nzaba ndibona ubwo nzakubwira nta hantu wayihingisha se yewe se ntabwo mpinga cyane aho mpinga ntabwo hajya ifumbire y'izi ngurube ebyiri zose nta kibazo ku karima k'igikoni nzagushakira isoko nta kibazo ntaribi nubona nushaka n'izindi uzambwire nzaba nzifite reka ngerageze kuri izi ngizi ntangize umushinga wanjye kuri izi ndebe ikizavamo nzakubwira ingurube zirunguka uzambwira se ntabwo byarenga ukwezi zaba ubibona sawa rero urakoze cyane urugendo rwiza mura ko ntacyo badiva barahari karacyari agahete cyo kiri vuba pe umwana arakoze arakoze pe ino ni inzu ngahari kabisa turazitaho mu gihe gito turaba turi mu nyungu